Ndabashoje bakunzi bacu ba Iwacu Bikorete TV, cano twigaho utuntu n'utundi, cano twigaho iby'iwacu, ibimera by'iwacu. Ndabashuje rero mbifuriza amahoro y'Imana aho murereye hose mu bihugu bitandukanye, yaba ari mu Rwanda, yaba ari Tanzania, yaba ari Burundi, yaba ari Congo, yaba n'abari mu Bugande no mu bihugu bitandukanye murimo hose, turabashuje. Imana ikomeze ibarinde. Kuri uyu munsi rero tugiye kwiga ku kamaro ka soya, ariko soya dushaka kuvugaho ni izi ngizi zisanzwe, ariko uburyo wazingura nk'umwana uba iwawe, yaba ari umugabo, yaba ari umusore, yaba ari inkumi, yaba ari n'uwabyaye ariko ntashake. Kano kamaro ka soya nicyo tugiye kwigaho, atari bya bindi ngo soya ngo igira vitamini, ngo intungamubiri, ngo havamo ngo tofu, oya. Tugiye kwiga akamaro ka soya mu kuzingura umuntu uba mu rugo iwawe yaranze gushaka. Ikaze rero kuri cano yacu ikorera iwacu mu Rwanda. Akamaro ka soya rero, mujye mubanza mwumve impamvu tugiye kubabwira icyo kintu, namwe ibitekerezo byanyu ni byiza kuri twebwe. Hari igihe uba ufite nk'abana b'abasore, baduhe ku bagabo, ufite umwana w'umusore ariko bufite wenda nka 3 cyangwa 4, bitewe n'abasore ufite iwawe ariko banze gushaka. Wenda umutoya urimo yafite nk'imyaka 30, abandi bafite 35, 40 kugeza kuri 45. Si ukuba wenda aravuze ngo yarize ngo nicyo cyamutindije wenda kudashaka, cyangwa ni uko wenda ari umukene. Ibi bintu bikunda kuba ahantu henshi, aho waba uherereye hose ibi bintu bibaho. Cyangwa akagenda akibyarira umwana umwe, akavuga ati ntabwo nzigera nshaka. Si uzagire ngo umuntu afite ikibazo, ntabwo ari impamvu yo kuba ari ubukene cyangwa aratinze mu mashuri. Umuntu azaba arangwa n'ibintu nkagiye kubabwira. Uwo muntu azaba ari bize. Ikintu cya mbere uzamubonana, azatangira kujya yica mu muryango. Nimba afite papa we na nyina, icyo gihe uzajya ubona batangiye kujya bagera gute, badashaka kuza mu rugo iwanyu. Uyu mwana udashaka kuza mu rugo, si uko wenda hariho ababyeyi nabo baba bashaka kuvuga ngo shaka, gira gutya na gutya, abandi mungana bageze abandi bana mungana bafite abana bangana gutya. Ibyo nabyo bishobora kumutera icyo kibazo, ariko ikibazo si icyo. Ikibazo ari ukuntu bagenda kugira ngo mutazigera mubavuza, umwana akagenda akajya abasubiza kuri telefone, yaza iwanyu akagenda ntanagaruke yihuta cyane. Uyu nguyu afite uruzingo, uruzingo bita bireke ni ibintu bakunda kuzingiramo abo bana, bo yaba ari umuhungu cyangwa umukobwa. Abagabo kenshi bakunda kubazirika icyo bita ireke, abakobwa nicyo bita umuhuza cyangwa umubuza. Rero ibyo ngibyo iyo ufite umuntu umeze gutyo, uwo muhungu wawe bakamufata nk'umwenda, bakunda gutwara umukaba w'umukandara, bakamutwara ipantaro cyangwa bakamutwara ishati cyangwa urukweto cyangwa ubutaka yakandagiyeho. Iyo ubona ufite ikibazo cy'umuntu umeze gutyo, w'umuhungu ukuzemo, yaragiye ntagaruke mu rugo kandi afite ubushobozi bwo kuhagaruka, icyo gihe aba afite uruzingo bita bireke cyangwa ireke. Ireke ni igiti nacyo bita ireke, ariko babimuzingiramo.
Ikindi kintu uzabonamo uyu muntu ufite ikibazo kimeze utyo, uzasanga akenshi afite akazi pe kamuhemba neza, ariko usanga yarabaswe n'ibiyobyabwenge. Si ukuvuga ngo wenda ngo ibiyobyabwenge ni uko aho uzabibona ko ufite ikibazo, ni hahandi uzakorera amafaranga, umushahara wawe waza ukawishyura ari mu madeni. Uzagira iyo myaka usange akenshi nta kintu wagezeho, mbese muri makeya wenda waguze ufite nk'imyaka 40, 45, nta kabanza ufite, nta mugore ufite, kandi urahembwa pe neza, ariko ugasanga ntacyo wagezeho. Muntu wanjye rero, mu ufite ikibazo kimeze gutyo, bari baragutambitse icyo bita bireke cyangwa ireke, ndugu yangu, ufite ikibazo gikomeye. Ikindi kibazo waba ufitemo, kumva udashaka gushaka, wanabitekereza ukumva igitima kirakuriye, icyo kibazo nacyo ni ibimenyetso bikwereka ko utameze neza, utari muzima. Ikindi, guhora mu mishinga idashira, ugahora mu mishinga kandi idafatika, ugatekereza ko hari ikintu runaka ariko ntukigereho. Hariho n'abakora ibyo bintu imishinga bakayigeraho pe, ariko ubwo ruzingo ufite buri kimwe cyose warubatse, ntacyo ubuze, ariko ireke ikakomeza ikakuzonga. Nimba ufite icyo kibazo, hiyo matatizo ndugu yangu, reba icyo bita imbuto za soya, uzagenda uzivange n'amababi y'umukunde cyangwa imbuto z'umukunde. Numara gushaka imbuto z'umukunde, ushake gisayura, igusayura iyo ngiyo wagiye. Nurangiza gisayura uzayisekura, uyanike, ushake imbuto z'umukunde n'imbuto za soya uyivangire. Imbuto z'umukunde ziraribwa nta kibazo, ukuremo ifu yazo. Uyu muhungu icyo uzamumarira, uzajya umushyira mu mavuta yisigeho cyangwa akarabe, utundi ajya ashyira mu biryo arya akamara, cyane cyane mu gitoki. Batetse igitoki, batetse umuceri, niho uyu muti akenshi ukora kuri abo basore bacu byanze gushaka. Iyo ireke ikabavamo. Noneho ushobora no gufata uyu mukunde, ugakoresha izi mbuto z'umukunde n'izi mbuto za soya, noneho ukazivangamo n'ubunyobwa. Ariko mana we, wamara kubivangira rero, ugashaka n'icyo bita ireke. Iyo reke rero nayo akajyaho nko mu cyayi bisanzwe cyangwa mu biryo, ariko hatetsemo imbogeri. Ibi bintu bizagenda bigabanuka. Ku kibazo cy'abakobwa rero bameze gutyo, nabo icyo ugomba kubakorera, bo ubashakira icyatsi bita umushyiguro, ukavangamo n'ibi ngibi. Nabo bafite icyo kibazo cy'uruzingo, ariko bo uranabazingura kwa kundi babikora. Iyo ngiyo bafite uburyo bazingura mu kinyarwanda cyangwa gakondo y'ibintu byinshi. Ishobora kuba ari gakondo y'u Burundi, iyo mu Rwanda, Tanzania, mbese karica yaho, ubuzima bwaho. Ubwo buzima tuvuga, hariho abantu benshi bakunda kunegura ngo ni ibiti bya kinyarwanda. Mbere yo kuvuga ibiti bya kinyarwanda cyangwa ubisebye, manza utekereze ibibazo sosiyete ifite. Abantu bafite ibibazo bimeze gute? Numara kuvuga ibyo ngibyo, ushake n'igisubizo cyabyo, sibyo? Rero banyarwanda, inshuti zacu, badukurikirana, baba abanyamahanga bumva ururimi rw'ikinyarwanda,
mujye mumanza mumenye ikibazo kirimo mbere yo gusebya ikintu cya gakondo ry'iwanyu, karica z'iwanyu, muzamanza kunegura ngo ni gakondo zacu. Nimba ufite icyo kibazo rero wakoresha zino siteme ukareba ko hiyo matatizo itatoka ndugu yangu. Hii mimea wenye mnaona si vibaya, Mungu alisema mugende mworoke mugwire isi, ibimera mubikuremo imiti, indi bimukuremo ibyo kurya. Ibibazo biriho byinshi pe, byinshi. Kudashaka k'urubyiruko bitewe n'ubukene, kudashaka bitewe n'ubushobozi buke bafite, akazi, kubura akazi, kubura imirimo, inzingo zimeze gutyo, kukubuza umwanya, kukubuza umutekano, kubura amahoro muri wowe. Ariko ibi byose bizagenda bibafasha. Niyo mpamvu akenshi twiga ibintu nk'ibi ngibi mu buzima bwacu bwa buri munsi, namwe mutugira inama icyo twakora muri ubwo buzima. Pariti ya kabiri rero igiye kuza, tuziga ese ni gute nakizingura njyenyine ntagiye ku mutaramu ngo ankorere uwo muti, ni gute nabikora. Mukomeze mutwandikire ama SMS, email yanjye iriho, mukomeze mubane natwe, mutwandikire hepfo y'iyi video, mushireho comment. N'undi ufite ikibazo wamwohereza kano ka video akiyumvira, namwe mukatwunganira. Ntabwo byose tubizi pe, ariko ubujyanama bwanyu kutwunganira ni byiza. Ikindi ugasenga. Kuki mujya gusenga Imana ikavuga ati barabazinze, ikavuga ngo ibikuyeho? Niko Imana barabibonye. Imana ntibeshya, ivugisha ukuri. Nimba barakuzinze uziteguze, kandi ibyawe uzabigira ibanga, kuko abo mugendana yewe ndugu yangu, Imana ibarinde rero, natwe turabakunda. Umuntu afite ubushobozi bwinshi byo kumva icyo Imana ikwifuzaho. Nimba Imana ikubwira ati ndakwaguye, ndakurinze, kukiba yabikora. Imana ntijya ibeshya pe. Abahanuzi, harimo abahanuzi avugisha ukuri, ariko nimba umuntu avuga ati nimba Imana igiye kumugira neza, reka nawe muzingire amasezerano yiwe, ntagire icyo azigera yimarira cyangwa ageraho. Niyo mpamvu rero ibintu byose tugomba kugira ibanga. Nimba ngiye gusengera ahantu runaka, inze nceceke ntegereze icyo Imana yavuze, ariko uhe no gukora ni ibya mbere. Haravuga ngo inyanda ntizigomba kurya. Haguruka munyabutewe, urebe uko ikimonyo gikora kandi ugire ubwenge. Ntabwo Imana izamanura amano nk'abakera. Kino gihe nayo yahinduye byinshi mu buzima bw'abantu, sibyo? Igihe rero ufite ikibazo, senga. Numara gusenga univuze. Kwivuza si ukuvuga ngo iki n'iki, biroroshye ndugu zangu. Nimba Imana ibikubwiye, abantu bakabikubwira, haguruka usenge univuze, kuko ariho naba Imana ireka imiti mu buzima. Kuko ati genda ukoresha inyabarasanya izagukuraho iki ngiki. Kuki si bikora? Si ukwanga kwivuza cyangwa si ukwanga kugira. Abantu bose ntabwo ari babi, harimo abatwifuriza ibyiza, ariko harimo n'abatwifuriza ibibi pe. Kuko Imana irebera hose icyarimwe kandi ni nyampuhwe, kandi ntabwo ikunda inyanda. Niyo mpamvu uba ugomba guhaguruka ukanakora, sibyo? Mu bo dusengana usanga harimo abatuzingira amasezerano, mu bo dusengana dufitemo n'abaruga. Uburozi buriho ndugu yangu. Hari ubugenda mu kirere, hari ubwo batega mu mayira. Yewe uwo bitari byageraho ntabyumvisa, ariko kubo byagezeho arabizi. Umunyarwanda aciye umugani ngo habara uwariraye, kuko uwariraye niwe uzi ibyo yahuriyemo nabyo muri iryo joro. Harimo abarara badasinziriye, harimo abarara bibanigagura, harimo abarara bibasambanya, harimo abarara bibaterura.
ariko amana we ujye usenga, mujye mubyuka musenge, numara gusenga ushake n'amazi cyangwa ikindi kintu utere mu nzu yawe, uteremo umuti abazimu bavemo, sibyo? kuko byose ntacyo bitwaye, niyo mpamvu tubasengera ariko turabakunda. Cawo.